nabibwiye abantu bake, kamibwire namwe muri benshi. This is the secret of life. Iri ni ibanga ry'ubuzima. Nutaryumva, then urumva ko Yesu yatubwiye ko ari abubatse ku musenyi. Abo rero ni amahitamo yabo be kwiriza. We kwiriza kw'imvura yaguye, we kwiriza kw'imiyaga yahushye igahirika, wagira ngo ikomerite nta fondasiyo. Wowe wagira ngo bigende gute? Mbega uragira ngo nikubitaho hatagira ikiba, ariko nawe urabizi no foundation. Ibyo bintu n'ubuzima bw'uburyarya ntazi ko bumeze. Na mwumva iki? Please munega amatwi kandi mubyumvire mu buryo bw'umwuka no hejuru. Niyo waba udari mu nzego zo hejuru zo kumenya iby'umwuka, utekereza gusa biragufasha. Birabujijwe gutanga ibiruta ibyo ufite. Mbere y'uko uhinduka victime mu by'ubu buzima, ushaka guperforminga ngo wemeze abantu, wemeze isi, ubahe n'icyo udafite, nguko wishe, wihohoteye utabizi mu izina ryo kwitanga. Ndasubiramo, birabujijwe gutanga ibiruta ibyo ufite. Warihohoteye, wigirira nabi mbere y'uko turenganya twebwe. Wowe ninde wakubwiye ngo utange ibiruta ibyo ufite? Iyi niyo ordre y'ubumana. Usutsa amavuta ku mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ibintu byonyine utanga ni ibisesekara. Kugira ngo igikombe cyawe gihore cyuzuye. Sino uzi ikintu waba warakoze? Mwebwe mwigeze mubonaho abantu barya imbuto z'igiti, bakarya amababi, bakarya amashami, bakarya igiti n'imizi, kandi bakavuga ngo ejo kizongere cyere? Ibyo nibyo wikoreye. Wagombaga gutanga imbuto gusa kugira ngo wongere were, bongere barye ku mbuto gusa. None nuwuhe muhinzi muzi mwebwe utinyuka kurya byose akarya n'imbuto, kandi akexpectinga ko muri uriya murima hazeramo ibintu? Uwariye byose urya n'imbuto. Wemerewe ko abantu barya imbuto zikuvaho. Ibirenze imbuto mu gihe bigikura biri mu rwego rw'amababi buretse. You see, this is it. Aha niho benshi banagorerwa. Ni nayo mpamubwira any minister, kuki abantu benshi bababaye, bakomeretse mu by'umurimo w'Imana n'ibindi nk'ibi nibi, lack of wisdom. Wagombaga kubanza ukera. Wagombaga kubanza ukera, kuko igiti cyose kimaze kwera ntikigira ikibazo iyo basoromye ku mbuto zacyo, ahubwo kinezezwa nuko bariye ku mbuto zacyo. None wowe nurera, hariho amababi, uti mube mutwaye amababi. Meanwhile nibirakura mube mutwaye amashami. Ntacyo niba mvugira mu migani ubwonko bwanyu burafunguka mu byumvi. Meanwhile uravuga ngo ariko nsigaje igiti, uzakurute n'imizi bayitware. Nurangiza uvuge ngo urabona ntukiriho, warapfuye, warazimiye deja, kandi abantu baracyashaka kukuryaho kandi utariho. Nguko uko benshi bangiritse muri bo. Nguko uko benshi bangiritse ko batamenye ordre y'ibintu. Nutanga ibirenze imbuto zawe, igihe tubwira mwera imbuto ni ku bwacu, ni ibyisa byacu, ni neza zacu. Twitanze hamwe na hamwe bitari necessary because of lack of wisdom. Twakoze ibintu twisanga baratwishe kurusha uko tubabera abumugisha nabo batubera abumugisha. Uzi impamvu? Tekereza igikombe cyanjye gisesekara, ibikujeho biranyuzuye ku buryo ibyo muri kurya ni ibisaga,
ibyo bisaga ntacyo wantwara, ntacyo wavuga ngo kimuhungabanye, ntacyo I'm full, nduzuye deja. Nanga ibiri gusaga, nanga ibisaga guza kugira ngo nanjye mbeho. None inyubako yubatswe ku musenyi n'inyubako yubatswe ku rutare, ni muri kubireba. Don't perform, stop performing. Mwe kwemeza abantu, urabemeza iki? Don't, iyo si yivemo. Be filled with life. Sabana n'ubuzima, sabana n'urukundo, sabana na Kristo, uzura wese, maze isi yose izarya ku mbuto zawe kandi usigare wuzuye. Ubwo icyo bivuze, intego ni iki? Minister to yourself. Iyubake, igaburire, ikunde. Apana selfishness, ndi kuvuga kura wishyira urukundo. Minister to yourself. Iyubake. Spend time wiyubaka, ita kuri wowe. Wowe yahohoteye wowe, bukeye wowe ahohoterwa n'abandi, uri kwibaza ngo niba baguhohoteye bwa mbere. No, wowe yabanje guhohotera wowe. Naho ndi kuvuga ngo rekeraho guhohotera wowe, ahubwo rekarye, rekanywe, rekabanza beho. Muha umwanya humeke, mwubake. Ubaka wowe, komeza wowe, sabana n'Imana ngo wowe yubakwe. Ni wowe wa mbere wihohoteye. Kubaka ku musenyi. Nurakira, nuramera neza, urashaka kubaho ibyo udafite, be healed first. Banzukire, banzumere neza, banza wubakike. Do you know ko Imana yikureba ufite agaciro kurusha ibyo uyikorera? So niri mu gushaka ibyo uyikorera first kurenza wowe, uko niko abantu benshi baciriritse babona. Baba bashaka service ubaha, bashaka ibyo bakorera, they don't care about you, kuko kuri bo nabo bari muri icyo cyiciro. Ariko niba uzi ubwenge n'ubu, wowe uri itorero, uri umubiri wa Kristo, uri urusengero rwe, you got to be filled. Ugomba kuba wuzuye, ugomba kuba wuzuye mbere y'uko ugira bugaburira. Iyo ni ordre y'ubumana. Icya kabiri, kuri ibyo bikurenze, abakwegereye abari bo bambere babirya, babinywa, benjoying ministry yawe. Abafite ingo, abafite aho muba, abo bambere nibo bambere watumweho. Abo bakuri hafi nibo watumweho. So ushaka guhindura Sudani, Sudani, utara nabo ngabo bakugosa aho ngaho nta kintu barakubonaho. You see, it's a joke. Iyubake, wakumuriro. John Wesley yaravugaga ngo nziye nyegezamo umuriro, maze abantu bazaza kubona umuntu w'umuvuga butumwa ushya adakongoka. Build yourself. Iyubake. Ni wowe wa mbere ugomba kwita kuri wowe. Hanyuma iyo umaze kuzura, abakwegereye nibo bambere baguprofitaho. Nyuma yuko bamaze gukorwaho, abari hirya noneho bose, abangana n'ukungana imbere, abangana n'ukungana aho imbere, kuko uko usabana uraguka, uko usabana uba munini muri wowe. Hari abashobora kwikorera abantu 100, hari abashobora kwikorera abantu 1000, hari abantu bashobora kwikorera igihugu, bitewe nuko bagiye baguka. Ntabwo ukeneye kwirukanga inyuma y'ibintu n'abantu, ukeneye kwiyubaka bamunini. Ukungana nibyo bizakubaho, ukungana nibyo uzabona, ukungana nibyo bizabaho. Igubwenge bw'ubuzima, wisdom, ordre y'ikurikiza.